Imana mu buryo bumwe. Nge nyizi muri positif na negatif. Ibyo bavuga ngo iricikanakiza. Ndayizi irakiranuka. Nibyo. Ariko ntikijijwe. Ukijijwe Yesu ni nawe. Ngo Imana yakiranuka ko ntikijijwe. Ibyo se byo. Wenda ibyo bishobora bizabibi. Irakiranuka mu kwera kwayo. Nutabiza bimenye Imana yacu irakiranuka. Haleluya. Ariko ntikijijwe. Ukijijwe. Bari bafitanye befurata. Mukirana hishyuye amezi 2 nyirinzu yaragurishije. Abariye mukiraragiye uwaguze aza gusenya. Mvuye kwigisha igiterane Musanze. Sanga inzu bayisenyeho abana banjye. Twose twari duto Sharirene ntambagwa apfukama. Sanga utwana duturamye mu binongo. Imana irambwira ngo inzu ntuyirare mutaza kubabara ugatukana. Mageze uwiwanjye arahankurikirana abwira umugore wa hati reka nkubwire wa mugore urikururiye. Uyu mugore twapfuye uburaya no gusambana. Hanyuma iki gipangu muzanyemo usezere ku mugabo wawe ubaramujyanye. Burya rero yaguye ntayita yigera ihembe. Wareba uwo mugabo bancirira kujyana umugabo ubwirirwa kabura rudasigarasiyo ukavuga intubo koko nuwarya imbwa ntiyarya inzungu. Umugore Nshuti z'umusaraba mwese abadukurikiye turabasuje cyane. Ndi kumwe n'abantu beza cyane. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. ahimbazwe. Emerita. Karame. Meze neza. Meze neza. Aho undi kuki batagusengeye ngo umudiyakoni mbere yo kumuvuga butumwa. Kubera iki? Urabona umudiyakoni ari kujya utanga igaburo nyine ukabona nisa. Ariko narabukoze igihe kinini nubwo ntasengeye. Yabukoze utabusengeye. Kuba ko narabikundaga gukora ibintu gukoropa muri toilette. Kwakira abashyitsi n'ubu nimba ari ikintu nkunda aho kugira ngo ngire n'umushumba cyangwa pasiteri ahubwo nabo mudiyakoni nkajya nikoropera nkakora isuku nkakekera abashyitsi. None nta gahunda ufite kuba pasiteri? Hanyuma cyera twajyaga tugira ngo abagore bambara amataratara nako amadarubindi n'abasirimu. Waba umusirimu cyangwa kazi? Ariko ni abantu bose twari mu mujyi wa Kigali niko tubizi. Niko twari tubizi. Nagize ndakubeshye. Nta nubwo nari nzi ko umuntu ashobora gufata inzira ngo agiye kwa muganga ngo yivuze amaso. Nabonaga ari bimwe mu bimenyetso by'umurengwe. N'ubusirimu. Ariko narabibonye rero bundi nayarwaye nkarara nicaye sinari mbize nkazindukira kwa muganga. Rero nanjye nabanjije kuyanga ndavuga ngo bampe imiti bampa amapaki 6 shyiramo biranga. Subiyeyo rero barayanyandikira ubwo busirimu rero muvuga ngo no busirimu nakimana zabaho. Narinzi ko bashumba bagira amarinete agendanye n'ubusirimu. N'ubusirimu. Pastor Jado narinzi ko bashumba bakunda kugira inda nini nk'izitubutse nk'izanjye. Wowe mbona neza nta kintu kiriho. Nawe yatangiye kuza ariko yewe ni impamvu zanjye cyangwa amaturo ntariyongera pastor. Mumbarize. Ari impamvu z'amaturo makeya kuko n'ubundi wenda ubwo muvuze ngo ni impamvu z'amaturo makeya harya abantu bose bafite amafaranga menshi ubabwirwa nuko bafite nyakubahwa iri imbere. Hako nyine umva ariko umushumba ukuntu bamwakira abo badiyakoni bakamwitaho tuntu twiza niba mwitaho buri kanya yakaba yagira inda nyine ya nyakubahwa Amen. So nateka nciraho uyifite ndetse yuko mu buzima busanzwe iyo umuntu afite ikibazo nsigaye mbikonsidera nk'ikibazo ku muntu ubizi. Ubundi biba byiza yuko uhangana nayo niyo yaba igiye kuza ukahangana no kugira isubizo kuko ni ikibazo. Oya pastor ugasubizayo ukayisubiza. Cyonzi nuko yaje gusa nani uzi ko yatangiye kuza. Okay, mwese abadukurikiyeho muri irya no hino murabona ibitwenge byinshi cyane kuri Mama Shalene official. Uyu munsi nagashya ntibisanzwe nakiriye umupasteri ufite channel bita Mama Shalene official, umupasteri Emerita. Ari kumwe na Jado, umushumba Jado, twese turamuzi. Ariko reka banze badusuhuze muri rusange. Yego. Tubaye ikaze. Yego turabaha.
turabikirije cyane. Pasi iyo bavuze ngo nta nkoko kazibika hari isake umuruzi ni umugani ukomoka ku ngoma ya Gahindiro. ubundi ni uko abantu bamwe batabasha bawucaga ahanini nubwo uyu munsi bawuca bari kuvuga abagabo n'abagore, ariko ubundi by'umwihariko habagaho umwami w'ibunyoro, habagaho kujya gucisha. Noneho mu gucisha ntabwo utuma ibintu by'imyuka byahagera bigasanga bikuru byabyo nibyo mfite, bigasubirayo bivuga ntibijye. Umuntu yajya akubwira ngo ntabwo kazibika isake ihari, ahanini nicyo wavugaga, ariko uyu munsi tukuwukoresha bashaka kuvuga ngo abanyarwanda bongera kuwukoresha bari gushaka kuvuga hejuru y'abagabo n'abagore, ku mpamvu zo gushaka kumva yuko nyine umugore akwiye kugira ijambo hari abusansi y'umugabo. Niyo yari ibitekerezo. Ntarajya kwa mama Charlene cyangwa se ngo uyu munsi ngire byinshi tugarukaho cyane, wenda ko ndibuze ko batindanaho gake abantu batamenyereye. Paulo avuga ngo abagore muvuge mugeze iwanyu, ariko hari abantu batakubonye. Ariko byuze ndavuze ngo ndavuze ngo baceceke, niko Paulo yavuze. Iri jambo ryonyine ryo nshaka tuza guteruriraho, yashatse kuvuga iki? Yabwiraga bande uyu munsi ni bande babwirwa? Uvuze ko haza kubazanira wowe twavuze wowe niwe narimbajije. Nyiri rusengero ni ntaramubaza. Rusengero turimo uyu munsi ni ntaramubaza. Reka nsubize. So iryo ni ijambo Paulo yabwiye itorero ry'Abakorinto. Abakorinto 80% y'itorero ry'Abakorinto barabagira iki, kandi abagira iki aho bava bakagera bemezwa bo n'ubwenge, ariko abayahudi bemezwa n'ibimenyetso. Kuki abagira iki bemezwa n'ubwenge? Ni uko ibimenyetso bitabakangaga, bari bazi ibigendanye n'amaji, bigatuma kuba wakora igitangaza bitamwemeza, ahubwo kumukomveka mu bwenge nibyo byatumaga yemera. Abagira iki aho bava bakagera bari barize, byagera ku bagore babo bakaba dipe mu kumenya. Noneho muri uko kumenya ko itorero ry'Abakorinto mu bwenge 80% bari abantu bize. Wibuke Paulo ababwira nyuma y'aho uwo bita Alexandre yaje guturuka aho uwo bita Apolo yari aturutse muri Alexandria akabahingukamo, yababwiye ubwenge, bituma urufatiro rwo Paulo yari yarubatse bamwe batangira guhita bacikamo ibice. Uravuga uzi ko Paulo aza twari twaranyuzwe, ariko tubonye umuntu, ikindi gice gihita kiva kuri Paulo kijya kuwo bita Apolo. Bakijya kuri Apolo bose bakajya bavuga, nyuma y'iminsi mike babona na Kefa ari we Petero, nawe arahahindutse. Arababwira ngo Yesu bababwira nge twarabaye twaragendanye, ndamuzi, ni nawe twarasagiye, yanambwiye ngo ragira intama zanjye. Ni we kandi koko barakutubwiye. Ikindi gicuti twatubaye aba Kefa wana iby'abandi bose. Noneho watera ugiye kwigisha bamwe ba Kefa, wavuga ngo twakiriye umukozi w'Imana bene Paulo ngo mu izina rya Yesu yasizweho nande, hatangira conflict bitegendanye n'ibyo. Itorero ry'Abakorinto bari abantu babaga konveki biturutse kuri ku bwenge. Byatumaga rero igihe uhagaze kuri public uri ku gatuti ari abantu bakuvugiramo, especially abadamu bari abantu utapfa kubindikiranya, niko babyita mu Kinyarwanda. Bakihutira kandi abagore n'abagabo baricana, bari abantu bitandukanye na wa muco mwe mwari muzi. Bari abantu bo bicarana, ntibabaga bamutandukanya n'umugabo ngo babashe guterana. Iyo myumvire niyo bagiraga, simbonye umwanya wo gusobanura hejuru y'iyo culture. Noneho iyo mico yatumaga umugabo uhagaze imbere hariya agiye kubigisha atangiye avuga,
yihutiraga kumubwira ngo sheri aratubeshya, bigahinduka ikiganiro ku ikoraniro. So bigatuma rero Pawulo afata uwo mwanzuro avuga ngo abagore ntibacecekere mu ikoraniro, ariko uze gusoma wumve ngo naza kugira icyo abaza kibaza umugabo we. Yari ikibazo cy'uko badategereza kugera imuhira, ukibabeshye bakubitiraga aho ngaho. Noneho uyu munsi iyo umuntu ashaka kugira uwamena imeza runaka aramubwira ngo ariko ubundi umugore ntakwiye kuvuga, ugakongera kubihuza na ya karica isanzwe ya Kiyahudi, kuko ubundi mu muco usanzwe Bibiliya dusoma ibamo umuco, ikabamo agakiza, ikabamo n'imyizerere. Ibyo byose rero hari ukuntu umuntu we yari gusoma abikombayininga, so agahita abihuza n'ibindi asanzwe azi bigendanye n'umuco, agahita avuga ngo agahita aca iteka. Ntabwo rero icyo yavugaga ari ukutavugira mu ikoraniro ikindi kindi, ntako kavuyo bahitaga bakiritinga, niho babeshyaga ngo bataye. Yabibwiriraga umugabo we bakiri aho katari ibintu byo kwemera kabapfunikiye amazi. Icyo kintu rero nicyo cyatumye avuga iryo jambo ngo nibacecekere mu ikoraniro, nihagira ugira icyo abashaka kubaza umugabo we naza n'ibyo bintu kubibariza bageze iwe mu rugo, apana mu ikoraniro. Niyo ntumbero nyamukuru yabiteye. Ntabwo yari ari kubabuza kuvuga, kuko nabo mu bantu buzujwe umwuka wera, ntabwo buzujwe uwo gucugusa. Oya, Imana yabahaye umwuka wo gukoresha. Dore yuko no mu batubanjirije muzasoma mu ba Debora, kongeraho ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi rivuga ngo Umwami Imana atanga itegeko, rivuga ngo abagore bamamaza ubutumwa bwiza. Amen. Ni kuri Mama Shine Official, nge Ndikuzo Emmy, hanyuma ngira umugisha wo kubana n'aba bakozi b'Imana nk'uko mwabibonye, hanyuma kandi nibyo agaciro gakomeye. Mu kanya gato ndashaka kugira icyo mbibariza wenda nk'abakozi b'Imana, ariko ndabanza nakire Mama Pasiteri w'iri torero dushumbye turi muri uyu mwanya. Mama Shine Official ubu tuvugana amaze kugira abantu benshi bamukurikira batari bake, bakaba mu bihumbi so niyo ntabwo ari itorero ryoroshye, ni rinini pe, ni rinini jado, urabyumva. Hanyuma Mama Shine, ese ashimwe, umeze neza? Yego ndamahoro. Kenshi bavuga ko abagore bakunda ibyo bumva mu matwi ari byo kenshi bibafasha cyangwa se bigatuma bibashobora, hanyuma abagabo bagakunda ibyo bareba. Ni iyihe mpamvu? Ubwo nyine niko Imana yabaremye. Ariko se koko nibyo? Nibyo. Imbaraga tunda bisobanura ngo ikira ubwo wowe nabibajije nabisibye ko numvise icyo ushaka kubaza. Nta kibazo mushumba, ni nkaho wavuze ngo abagore bakunda kumvisha amatwi, abagabo bagakunda kurebesha amaso. Ni ibintu Imana nyine yaremye. Koko se niko kuri nyine? Niko kuri. Niko kuri nyine, ni ibintu Imana nyine yaremye, kandi ibintu Imana yaremye ni ndakuka. None se koko umugore ubwira, uzi ko umugore ushobora kumubwira ngo ndagukunda gusa, niyo mpamvu burya ibintu Imana yaka abagabo ku bagore baba ari ibintu byoroshye cyane. Umugore ushobora kumuzanira bombo, sibyo? Ukavuga uti sheri uti ngwino nkwereka akantu nakuzaniye, sibyo? Ntubona bombo pe, naho yaba ari iy'ijana, ngwino nkwereka akantu nakuzaniye, bikumva ukayimuha, ubundi ukamubwira uti ndagukunda, I love you. Reka nushaka mu gitondo byuke nta rasi y'umusigiye, zanira bomba hosha nyitana ako ngako umva ukuntu nyine bakunda kumva, ako ngako umubwiye nako muhaye byarangiye, kuko amatwi ye hari ijambo yumvise. Ni nayo mpamvu wamukorera stock y'ibiryo bihagije, y'ibintu byose ukabishyiraho n'imyenda akambara, ariko ukibagirwamo kumubwira kumukunda, cyangwa ngo umwiteho umuteteje, agahita ukaba aragupfobeje n'ibyo wakoze. Ni ukubera ko kantu mu gihe twikundira stock. Abagabo rero bakunda nyine kureba amaso y'abagabo, rero burya bw'abagore ngo bajye bambara shariye. Rwose burya nta n'ahandi bagwira, ni mu kureba abagabo. Niko turi kuyimbwira gutya, turafitwe twarazi amaso yabo
twarahagurukiwe ntabwo ari ukuzirwa niko imana yabaremye ari abagore bagomba gutegeka amatwi yabo n'abagabo bagomba gutegeka amaso yabo nyine abagabo barareba pe barareba muri make ni ibyo nyine. Urakoze cyane mushumba mu itorero Mushumbye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma abadukurikiye muri ku masaha y'igitondo mugire igitondo cyiza, bari ku masaha y'amanywa igicamunsi cyiza, hanyuma bari ku masaha y'umugoroba mugire umugoroba mwiza. Turi mu bihugu bitandukanye ariko twese turimo turumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko mu minsi mike umushumba w'iri torero azaba azi neza icyongereza, ubwo tayari turaba tukigezemo, ariko bitaraza turabakiriye mu izina rya Yesu. Hanyuma kuri kamera nk'uko ubibona nyine hari abamama, hari abapapa, uvuga ngo hagarariye abamama, hagarariye abapapa. Papa Jado ndetse akaba n'umushumba, kandi nagira ngo tuze mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi itari buze gutinda. Wabaye mu bihe byinshi bitandukanye, mu bazi ubuhamya bwawe waciye mu bihe bikomeye, kuko wacuruje ubunyobwa nako amagi bayakomenera ku gahanga uri Kanyamagi, ntibyari byoroshye. Hanyuma kubihuza no kuba amashuri ufite wize kuyumva byose byonyine biteye ubwoba, nakwibaza ngo wayize ryari. Hanyuma kandi nanone ndibuka kujya gutereta ko waparikaga ikirato kireba hejuru, undi mutipe aparitse Benz, byari ibintu bitoroshye. Hanyuma akabishinguye byose wakoze ubuko abantu barahurura, waciye mu isi y'ibigeragezo. Ese ugeragezwa ninde? Kubera icyo ageragezwa mushumba? Ndasubiza wenda mu buryo buziguye ku mpamvu. Icya mbere ibyo uvuze byose ndagira ngo abantu bumve yuko biri byo isi numvishe mu masharire nasa nk'uwikanga. Ibyo avuze byose niko biri nako byagenze. Kuko iwacu twarakize duca ibintu, turanakena duca ibintu. Twaye ibikombe bibiri, icy'ubukire n'icy'ubukene. Muri karitsiye dukira twabaye abambere, muri karitsiye dukena twabaye abambere. Ni ikibazo. Ibikombe bibiri, ibyo bikombe bibiri byombi twarabitwaye muri karitsiye. Rero ibyo byatumye haba ubuzima runaka nanyuzemo umuntu atexpectingaga, kuko ndabyibuka si twabuteganyaga ariko nyine bwarabaye. Ariko ndihutira kugaruka gusa ahanini ku cyo uvuze ibindi bigendanye n'ubuhamya. Ni ikindi gihe, bizaba ikindi gihe. Ariko ibyo byose narigize ngo abantu bumve ko ariko byagenze, nta kintu na kimwe ubashije kuvuga kitabaye. Kuko Imana igerageza umuntu, Imana yemera ko tugeragezwa ku mpamvu z'ibintu byinshi bitandukanye. Icya mbere, ntabwo Imana yagukoresha itarakwigishije. Mu buzima busanzwe Imana irigisha. Iyo ishaka kukwigisha rero igira ahantu kunyuza, kuko Yesaya 43 bahera umurongo wa mbere hagaragaza ko Imana ikure muri Yakobo, ariko yishaka ikubumbamo Isiraheli. Aranditse ngo Yakobo naremye, Isiraheli nabumbye. Kandi ntabwo ari mu Kinyarwanda gusa, n'abakoresha izindi ndimi ko mu bisanga. Imana ikure muri Yakobo ikakubumba mu Isiraheli. Rero ni inzira Imana ikoresha kugira ngo ifate Yakobo imuhindura mu Isiraheli. Ibikoresha inzira zitandukanye. Ni ukuvuga ngo niba ubaswe n'ikintu runaka, hari amasomo ikoresha kugira ngo ikuvane mu cyakira ushyiremo ikintu, igahitamo kukunyuza bene aho ngaho kubwo kugira ngo iguhe amasomo yayo. Cya kabiri nicyo kizaba, kandi biroroha gushima Imana yaguhaye akaravafu, kuvuga ngo ndashima Imana biroroshye. Rero hari ikizami Imana ikora, ishaka kureba revo ugezeho. Imana yemera kugeragezwa kugira ngo ibashije kureba mbese igituma nkundaho si ibintu, igituma nkundaho si iki, mbese n'aha yanyemera. Examen, nta munyeshuri ushobora kwiga nawe ntakore examen. Kindi Imana ishobora kubikora ishaka guhinyuzanya na Satani. Ariko nibutsa abantu yuko
guhinyuzanya na Satani igira ngo igaragaze yitamuye, yereka yuko uyu muntu arankunda nk'uko mubizi kuri yo, kuko y'ubu bamwe ibibazo 329. Rero iyo urebye ubuzima bwayo, Imana ishobora ishaka kwemeza Satani kuyikunze koko, bari guhinyuzanya n'uwanjye ishaka kumwereka, Imana yakemera kugeragezwa. So nagenda nanga example, ingero nyinshi zitandukanye zigendanye n'ibyo ngibyo, ariko byose icyo Imana ibiriho haba hari ukugira ngo itunganye, kuko byose ku bakunda Imana niko ijambo ritubwira. Waroma 8:28, ku bakunda Imana byose bifatikanyiriza hamwe. Iyo bavuze byose ni biri positive n'ibiri negative, niyo mpamvu bavuga ngo byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ntabwo unyuze wibwira ko ari habi, byose bihuriramo kuzana ibyiza ku mugambi w'Imana. Nicyo nabivuga. Amen. Mama Shenley, Amen. Yesu ashimwe. Ayimba. Umeshisije wagarutse kuvuga ku bantu bageragezwa n'uburyo baca muri ibigeragezo n'uburyo bigeragezo bisa n'ibyari byo, ariko nagira ngo baze abantu bashima Imana bavuye mu bigeragezo. Okay, sindi buze gusiminga imibare ngo mvuge ngo naba cyangwa se n'abatanga ubuhamya. Kugeza uwo makuru mfite nk'umunyamakuru nuko hafi 80% bavangamo n'ibinyo bakabeshya. Bivuga ngo iby'Imana yamukoreye niba ari ugutiza Imana boko sinzi uko ndi bubyite, biterwa n'iki? Okay, kuba abantu bavangamo ibinyoma mu mashimwe ni ukugira ipfunwe, urukumva, ni ukugira ipfunwe y'ubuhamya bukeya bagize mu gihe bageragezwaga. Gasubiremo. Kuba abantu bagira ibinyoma mu gihe cyo gushima ni ukugira ipfunwe ry'uko bitwaye nabi mu gihe bageragezwaga. Kuko uramutse waritwaye neza mu kigeragezo, ugahama hamwe, ukagerageza ukihangana, ntuhemukire Imana, ntago wakongereyeho ibindi, kuko ibihuba waragiranye n'Imana byonyine bigeze gute biba bihagije. Wa muntu rero ukunda gufitira akabeshya akagira ibyo yongeraho mu kigeragezo ubwabyo, iyo witwaye neza harimo ubuhamya bw'imyitwarire ukwiye kubwira abantu utiriwe ubeshya. Umuntu rero ubeshya mu kigeragezo, ujye umenya ko yahuye n'ikigeragezo hanyuma akajya anyuzamo akirwanirira, nta buhamya bafite. None nimba atabufite hagomba guhagarara akabeshya. Ese kwirwanirira ni gute uvuga mu kigeragezo? Kwirwanirira ni uguhura n'ikibazo nturindire Imana ngo ikigukemurire, ukagikemuza imbaraga zawe. Kandi iteka iyo umuntu ashatse gukemura ikibazo cye ntagikemura neza, kuko imbaraga zacu zigira aho zigarukira, ariko imbaraga z'Imana ziragenda zikagera kure. Ushobora kurwaza umwana cyane akarwara indwara, bakakubwira bati ireka ubwenge bukeya, jya mu bapfumu. Hari abavuzi ba Kinyarwanda, iyo uri umurokore bakubwira ko babanza gusenga. Cya gihe rero uba warabuze imbaraga zo kwizera ya Mana yawe ko ishoboye. Kandi nimba hari ikintu nabonye koko gikomeye, ni ukwicara ukarindira isaha y'Imana. Ukarindira Imana ngo niyiyizire. Ibintu by'Imana iyo gutabaye biza ari originali, ariko ni ukuri. Uricara ukarambya, ibintu bya puresha ukabishyira ku ruhande. Rero iyo ucitse intege ukajya mu bapfumu, umwana arakira. Ariko nimba yaranakize cyangwa akagira ibimenyetso byo bigaragaza yuko yakize, ntago uzatinyuka guhagarara imbere y'abantu ngo uvuge ngo Imana yangirije iki? Yangirije umwana. Bigutera ipfunwe, kandi n'ejo bizanagaruka kongera akarwara, kuko nyine wagiye mu bapfumu. Ariko iyo warindiriye Imana, icyambere kurindira Imana harimo ubuhamya. Iyo mvuze kurindira Imana, nk'ubu hari ibintu mpita nkurura nahuye nabyo n'ubu ndi kumwe nabyo. Iye baba data we, abantu bose umva nabitwa ko berekwa, harimo abambwiraga ko babashera aho ugomba kugira ubwenge nyamara. Hari ahantu nyamara nabara nkavuga ni bene wacu nabo bararangiye disi. Ntibarazimye disi. Ariko nubwo bikomeye, nubwo bimeze gutyo, sinshaka kuzahagarara mvuga ngo hari andi maboko yamfashije. Ndashaka kuzavuga ubushobozi n'ubudahangarwa bw'Imana, nubwo nyine biba ari danje.
Pastor Jado meze neza ndashimira. nk'umushumba hari ubwo mujya mutubwiriza mukatwigisha mukanadusobanurira gusa ngenda cyafite ikibazo kenshi iwacu mu Giporoso niko ndi bubivuge iyo mutubwiriza kenshi tuba dusa naho twicaye tumeze nk'intama bari kuyobora ntawatera agatoki hejuru ati ndabaza ibyo uvuze ntabwo nsobanukiwe cyangwa se ndatanga inyunganizi. So ari ijambo mujya mukunda kugaruka muvuga ngo nta kigerageza Imana yaguha ngo kitangana no kwizera kwawe harya gisumbye kwizera kwawe. None se koko niba ariko bimeze ari nako mutubwiriza kubera iki umuntu agera mu kigeragezo kikamunanira akabishingukamo mu mashayina agakomeza agahamahama undi akabivamo? So icyambere niki gitera umuntu kuba yashinguka mu kigeragezo ubwo cyaba atari Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo hamwe n'ibikugerageza Uwiteka waca akanzu. Ntabwo havuze ngo aca umuryango, oya havuga akanzu. Akanzu gatandukanye n'umuryango. Akanzu k'Imana mu kigeragezo gatuma utagivinga up, gatuma utabivamo. Ndi kuvuga akanzu k'Imana kuko uzakubwira ngo ari kugeragezwa n'Imana ica akanzu. Ntabwo nukuvuga ngo ishobora kuba itarakugeza igihe cyo kugutabara. Umva ijambo ko ryongera kuvuga, ndumva ari Zaburi 180, sinibuka neza, naza gutanga umurongo utari ariko ndavuga icyo havuga. Haranditse ngo 119 niba ari 80 sinibuka neza, handitse ngo ni ijambo rivuga ngo igihe gikwiye cyo gukora kw'Imana kirasohoye. Ndongera nasubiza inyuma, ibuka ijambo Kristo ubwe nyina amubaza, yaramubwiye ngo tubigendanemo gute ko igihe kitaragera. Hari mu bukwe ariko nyina wasubiye yarabwiye ngo icyo ababwira mu gikore, ariko ntabwo ariko yari yavuganye na nyina, ngo yari abizi yuko Kristo afite ukuntu atwikira umuntu we ngo atamuteza isi, atamuteza abantu, agira ukuntu ajya abigenza muri iyo kapa. Rero ndashaka kuvuga hari akanzu k'Imana kajya kavuka even n'iyo igihe kitaragera. Hari akanzu ica, aka kanzu kongera kukuremamo ibyiringiro kamera nk'akarabyo. Uyu uhetsemo abahetswa abana nko mu byaro, hari igihe umuheka ugiye mu isoko ariko akajya aririra mu mugongo, ukajya uca akarabyo ukagaturuna kugira umwana agabanya amagambo. Iyo akazi roza umuciro umutuku, yahabwa umutuku ukamucira kuko ari umwana wawe. Uzi ushaka hagera wiranda ukamushakira, niba ndi bubyita utumuhuza, niba ndi bubyita utumujijisha, ariko kugira umugeza aho umushaka. Nshatse kuvuga iki? Uri kugeragezwa muri bya byiciro byo kugeragezwa, kuko hari ibyo muri bwite ibigeragezo wenda atari ko wenda nabyita. Uri kugeragezwa, tuvuga Imana iri kukugerageza, ari iri kukugerageza igira ngo cyangwa ari shitani waguteye, ukaba ufite ibitero uri kugeragezwa, shitani ari kukwataka ngo arebe kushuja. Hari uburyo Imana izikentera. Amen. Nyemera nta n'umuntu uzambwira ngo iyo byitwa ikigeragezo giturutse ku Mana kirayikwegereza. Niyo cyaba cyaturutse kuri shitani kirayikwegereza. Ibi bigeragezo bivana abantu ku Mana siyo. Ntabwo ariyo yabitanze. Ntabwo ariyo. Kumbwira ngo Imana yakugerageje ngo bitume uyivaho, ubwo se yaba iri gupfusha ubusa imbaraga zayo. So iyi ikugerageza kugira ibyo ireba imenye revo yawe. Niyo mpamvu biri vuga ngo iragifatika ifata ikigeragezo, ngo nta kigeragezo yaguha itamenye ko wagishobora. Ibindi rero uri kuvuga ni iby'abantu bikururiye biteje bagize gute, umuntu yakwitwara uko yagira gute akavuga ngo kumbona ndi kugeragezwa. Ngo umuntu wese aba afite ikigeragezo cye, iyo wakigize public ukakigira gute
sinumva uburyo Imana ibasha kugerageza umuntu yarangiza ngo bitume ayivaho. Imana iguha umugisha. Mushumba w'urusengero turimo, mbibutse ko turi kuri Mama Charlene Official. Niba ukunze iki kiganiro ugisangiza abandi, ufite amagurupe menshi barizwamo kandi nawe utanga iby'umumaro, ituro rikomeye no kuri buze gusangiza abandi iki kiganiro ni icy'umumaro. Twese duca mu bihe bikomeye kandi bitugerageza ndetse binakomeye. Tugiye kugana ku musozo, ntago turi buze gutinda. Mama Charlene, waciye mu bihe bikomeye twakwita nk'ibigeragezo, ariko hari imvugo abarokore bamwe na bamwe si bose bafite, ngo nutamenya ubwenge di Imana izakureka, kandi uko nigira uko niko babigira. Bakanatwereka ni Bibiliya ibivuga ngo Bibiliya iravuze ngo nugira ubwenge Imana izakureka. Ese aho bashatse kuvuga ngo mu kigeragezo urimo nudashaka uko ubigenza ngo utegereje Imana, abana bazaburara bakujugunye hanze, nyamara ushobora gushaka ubundi buryo. Nibyo? Okay. Ririya jambo nanjye ryigeze rintangaza, uwo muvuganye wese kugira ubwenge. Ariko icyanteye ubwoba ni uko ubwo bwenge bakureba bakubwira iteka usanga ari ubwenge bwo kuva ku Mana, ugasanga ni ubwenge bwo kwirwanirira no kugwa. Ntabwo agira, afite diplome nk'iyanjye, usanga ari mu bwenge bw'Imana naho ntabwo afite. Ntibaza ngo nimba umuntu avuga ngo nimugire ubwenge ari ubwo mu ishuri ntabwo agira, nta diplome afite, atarize. Hari n'umuntu ubikubwira ukabona yarize, ariko umuntu utagira amashuri y'isi ntagera yo mu Mana, ubwo bwenge abavuga ngo ugire n'ubuye nubwo abadayimoni. Ukabona rero bafite ubwenge bwo gukosora Imana, bafite ubwenge bubavana mu rusengero, bafite ubwenge bubakura mu muhamagaro, n'ubwenge mbese ijambo Bibiliya yavugaga ngo mugire ubwenge, ntago yari yatubwiye ngo ni ubwenge bwo kuva ku Mana, ahubwo ni ubwenge bwo kurushaho kugira gute kuyigumamo. Ariko ubwenge abantu bakunda kuvuga nubwo kwirwanira no kubivamo. Nese wowe urambwira ngo ningira ubwenge kandi nawe ubwawe ntabwo ugira ubwenge. Utashingiye kuri diplome, ntibushingire mu mwuka, nubwo kwa shitani. Wowe ubwo mbwira wabuvanye uribaza kubwo ufite muri Bibiliya nta busomyemwo, kutanize nene nawe ngo mvuge ngo ni intiti yanjye yatwawe n'amashuri, ubwo ufite nubwo abazimu. Ntago Imana yatubwiye ubwenge bwo kuyivaho. Okay, turi mu gice cy'ibigeragezo no kugeragezwa. Pastor Jado, batse nga gusaba akantu, warebye uwo mushumba udushumbye muri itorero hano? Ubwo murebanye nagira ngo mumbarize ikibazo kimwe kijyanye n'ibihe yaciyemo by'ibigeragezo, hanyuma nawe ari buze kukumbariza ikibazo kimwe mu bijyanye n'igihe cyo kukumenera amagi ku gahanga bagushyiraho CDJ kandi atarawe umusiramu. Agusubize hanyuma naze kukumbariza ikibazo, ariko turi muri topic yo kugeragezwa. Uguri buraza kwinjira muri background ye. Yewe ndibuze kongera ndamubaza ikibazo kivuga ngo mbese mu kugeragezwa kwawe bitandukanye nawe koko waba waragiye ubonamo akanzu? Icyo ndibubaze kuko njye nari maze kuvuga yuko kuko mbivuze mu buhamya bwanjye ngenda mvuga, bamwe nk'ayo marabuzi n'abandi bamwe babumenye, mpamya ko akanzu k'Imana kagaragara kuwugeragezwa. Ahubwo ndaza kuvuga ngo ntaza kuba hari icyo bita echantion, ufata agace runaka kaba ari ak'umuntu cyangwa ukahita ukora stereotype ukageneralize. Ariko ndavuga ngo ko nawe ari umwe mu bazi bageragejwe, yahamya yuko mu kugeragezwa harimo akanzu. Kuko hari ukuntu avuga kuvanaho amabati kujugunywa hanze. Nanjye nshatse navuga kaze buriya bavanyeho amabati yabonye akanzu. Okay, nadusubize. Kuko hari ijambo rimwe rikomeye yewe, hari ijambo nigeze ngera ahantu rimwe nigeze njya kubwiriza ahantu aha Igikondo. Noneho ngiye kubwiriza Igikondo nari nambaye inkweto irimo amasogisi abiri. Kubera ubunini bwayo se nari nagizemo amasogisi abiri zari za nkweto zimwe zo hambere. Twazigura
500,600 zikaba Ari umweru inganja ariko zikaba da. shokora zikaba iki abagabo zari zihenze barabizi ariko ku ruhande ahantu ujya zisariza rimwe noneho ubwo nari nafunze ariko imwe yaratobotse mindani ariko ukabona inyuma izama noneho ndagiye kubwiriza imvura iragwa ngezesheje noneho imvura iguye ibyo byaba ari ibindi bindi nagiye kwinjira mu rusengero ndi kwinjira natera urutambwe ngakashe uyoboye gahunda aravuga ngo ariko ibyo Imana ibonye mfite kode ntibyarangiriye aho hariya hantu mubona hari uno muhanda mushyashya habagamo ibintu bigendanye na kadahumeka nzabirinda iri mu bishyimbo n'ubushaza mu bishyimbo n'ibigori Imana irambwira ngo jyayo ujye kureba noneho rwa rukweto ruba ibyondo neza mu kuzamuka nkanyuzaho amazi bifite ukuntu byo haba ugira ngo ni uruhu ariko ari nk'ikirahure none iyo wogeje amazi arategekera agahinduka hasi yaje kuba menshi kandi ngiye kubwiriza ahantu bamperuka nyine ari uko babikeka ugifite akantu ndahahinguka kugira mpinjire harimo interivasiyo ufitiye umwanya wo kubitanga nk'ubusobanuro wenda nzabigira ubundi gusobanura ikindi kintu kuri mafasha ibintu ufite ntabwo kuhaza bitugora ariko ninjiye bavuga ngo mwihangane umukozi w'Imana yanyagiwe ariko sinari nanyagiwe ukuguru kumwe kuko kumwe niko kwafashe taka nakandagira nkakashe nicara ahantu ndeba ahantu naturutse hose bo bagira umuco wo kuringaniza intebe abakozi b'Imana bakicariye imbere ukaza ureba aho wanyuze bansengeye ntaza aho ndi nkajya mbaza Imana ngo ko Zaburi 25 ivuga ngo siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni nkajya nyibaza ngo izi ni iyi si isoni ntizinkoze ariko ubwo impamvu ngo nemera nyuma y'ibyo bintu ngenzi nabo ntabona kanzu niko agiye kutubwira ni icyo kibazo mubajije ngo ntaba nikanga mbijeneralize nikanga ari stereotype nawe mu bigeragezo byawe nkaho hantu wahamya ko ubona amakanzu cyangwa warageragejwe mpaka ubisohotse nta kanzu akanzu narakabonye igihe nari ndi mu ihene zo kwa Petero bankuriyeho urugi barukuyeho ndi gufura ngira ngo njye mu Nyakabanda mu materaniro inzu rero zo muri niyo mace inzugi zaho nayivani wanjye yaruteruraho ngiye kubona mbona umuntu rwose uwo mugabo ateruyemo urugi gutya hakaba hari inyundo yakoresheje nyumvira izo nzugi zo muri niyo mace aterura urugi negutse gutya mbona afite urugi gutya reke mbabwire nimba mbabeshye nababwira ko nababaye naravuze ntako biri kose basakamburiyeho inzu yari Piriyavi ku isoko bafunze amazi nkajya mvoma muri ruhurura ya Kimisagara n'ububido bubiri robine iri imbere y'umuryango wanjye igipangu cyose baza kuvoma ndeba ntemerewe ko yavoma baragenda baca amashanyarazi ntarabuza yo kwishyura amazi ntabuza y'umuriro baca amashanyarazi igipangu cyose kigacana nkajya nkoresha buji ariko gakanzu naratangiye kumva ngo si yo buji yo si yarakanzu uri kumva hanyuma nimutse tugiye ahantu bita Kamuhoza mpimukira nahishyuye amezi 2 nyirinzu yaragurishije abariyimukira aragiye uwaguze aza gusenya mvuye kwigisha igiterane Musanze sanga inzu bayisenyeho abana banjye twose twari duto Sharirene ntambagwa apfukama sanga utwana duturamye mu binongo Imana irambwira ngo inzu ntuyirare mutaza kubabara ugatukana fata inzira ujye gusenga ndakurindira abana baraye mu binongo
naje kubona akanzu rero aho nahise mbona amafaranga yo kujya gukodesha mu Cyumbati. Mageze nkodesha mu gipangu cy'abadiyakoni n'abarokori bafite n'icyumba cy'amasengesho. Mageze uw'iwanjye arahankurikirana abwira umugore wa hati reka nkubwire wa mugore urikururiye, uyu mugore twapfuye uburaya no gusambana, hanyuma iki gipangu muzanyemo usezere ku mugabo wawe ubaramujyanye. Burya rero yaguye ntahita yigera ihembe. Wareba uwo mugabo bancirira kujyana umugabo ubwirirwa akaburara udasigara hasi ukavuga intubo koko n'uwarya imbwa ntiyarya inzungu. Umugore atangira kundeba nabi. Aho hantu nahavuye nagambaniwe kugeza ubwo nkubitwa banjyana CHK ntazi icyo nzira. Mvuye CHK babwira abantu babaga muri groupe b'inshuti zanjye bati mama Sharirene yari yagiye gutwara umugabo w'abandi baramukubita. Njye nahuye n'ibintu biryana. Uwo bandegeye aravuga ati mama Sharirene ntiyatwaye umugabo w'abandi, ashatse kujyana abagabo ntiyajyana. Mubaze ikibazo gutanga. Oya muzabigarukaho. Mbabarira mpomeke. Uri kumva? Aho ngaho mu Cyumbati rero uwo mugabo naho nahabonye akanzu. Yaravuze ngo mama Sharirene yashaka gutwara abagabo. Cyambere yari gufata abana akabashyira se akajya mu bagabo kuko ntiyabura umwemera. Ahita Imana icira akanzu ama amafaranga ngo urata mama Sharirene endi 60,000 ugenda ushaka inzu. Nibwo najyaga rero aho ngaho nakubwiraga mu ihene zo kwa Petero. Namaze icyumweru naho Riziki Shatari niwe wajyaga aza kundaza. Turyama nta rugi ruriho. Nta rugi ruriho yari yararujyanye ararubika. Nta deni nari murimo n'ukuri. Nibigeragezo nyine nk'ibyo byose. Mbwira shitani ntuburagira ngo amatwi yanjye ahagarare nk'ay'urukwavu, iki gipangu cyose bumva urusaku ni nubona mvuzirarura. Sinzavuga noneho ntangira gukora ibintu bidasanzwe. Nkajya mbyuka nkakubura igipangu cyose mu mukecuru nyiri igipangu nkajya muhaka utuntu nabonye. Muri make mwerera imbuto ndavuga ndashaka kuzamwereka abarokore n'abasilamu itandukaniro. Imana icira kanzu 250. Nibwo Imana yambwiye ngo naragupimye sanga urashyitse. Haleluya. Ubwo urumva aho kamuhoza uko kuvoma gukubitirwa mu Cyumbati nagiye na CHK. Maze Imana irambwira ngo naragupimye sanga urashyitse. Haleluya. Uhereye nonaha ntago uzongera kuba mu tuzu duto. Amen. Ihita injyana mu nzu ya 80. Ubu ndi mu ya 200. Ahwe. Rero Imana yagiye incira kanzu kandi n'ubu mu bigeragezo bingose ngenda mbona akanzu nibi bitwenge nakanzu. Kidamage wanjye mubaze ikibazo mushumba. Okay, mushu. Yesu harya ngo watembereje amagi. Yesu wakugere ku kirubwa dutembereza amagi. Okay, noneho wowe ibibazo wahuye nabyo ukuntu binakomeye kuba warigeze uba umwana wo mu mbyeyi nyuma ugatembereza amagi urumva arakomeretse cyane. Noneho ndashaka kukubaza akantu gato, gukira nyuma ugakena bimeze gute buriya? Gukira uri mu buzima bwiza gusa icyo kibazo mbaje hari ikintu sibyo ko wongeye ugakira Imana ishimwe. Hari ikintu nasabira Imana izabibakorera. Yego. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ni wanabaruzana reka tugatera ariko nunabaruzaye sinzasubire mu mubabaro wanjye. Nunabarukangiza agahinda nunabarukama kurya ngahaga mana nunabara nkambara nkaberwa nuntabaruzaye sinzasubire mu mubabaro wanjye. Amina nuko ntazi kuririmba babafashije. So nanjye utabizi kera nagerageje sinzasubireyo. Niki nari nshatse kuvuga mana we niba hari ikintu kibi no kubanza gukira ugakena nyuma biragatsinda. ahubwo icyakubera kiza Imana izakugerageze ibyo ishaka byose ibimara izapfire mu bubosi ariko nimara kubimarayo nukuri ube boss ukira ukize ariko nibesha ugakira nyuma ugakena warwara bwacyo abantu wihisha
papa nigeze mukebuka ndamubwira ngo ibintu ni bibiri, ngo ushaka amavuta cyangwa wiyahure, utoranye kimwe muri byo. gushaka iki? Gushaka amavuta cyangwa kwiyahura. kandi ari pasiteri. yo komana. Rero mu magambo make, ku gipimo cyo gukira iwacu nabibwira abantu bakumva ni nk'ibintu nk'ibyo biri aha, ariko ntabwo twari dukize mu gipimo cyo kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe biri aha. Mama umbyara yari yarahimbye izina bitaga Nyirangazari, Kibungo yose imuzi. N'ubu mvuze gutyo uhavuka wese aramuzi. yari umukire kabisa. Mama mu rugo bari bakize. Papa yabaye visi representa, arongera aba representa wa eglise y'inkuru nziza. Mama yaranguraga inkweto ku nshuro ya 10, yaguraga inkweto zo gutanga, akarangura baro imifuka 2 ari inkweto zaranguriye gutanga. yo Ubwo mwumva ngo Theo bose babireba. Mama yari umukiruzwi na papa ari umukiruzwi, ariko ndangije uwa 2 segonderi nageze mu rugo nsanga amabati y'inzu yo mu rugo bayakuyeho, barashatse ibitoragurano babishyira hejuru. andi barayagurisha se? Andi papa yayavanagaho kugira yagurisha n'inzu y'icumi. yewe byari danje. Nta muntu urakina ngatekereze kuvuga ngo iyi nzu igira ibanga, ahubwo yatekereza kuyigurisha yesu yose. we. So rero dutahe dutahe akareka imana dutahe. Niki mama shaka uyu mugabo uzamugarure abitubwira ibi bintu n'ukuri kw'Imana. so niki nari nshatse kuvuga, yo igihe cyo gukina twarakena, nanjye nkaya mbibona yuko mu rugo baje gukena. Nyuma yaho ubundi Kibungo ntago haba ubukene bw'ibiryo. Abantu b'Ikibungo nabo uzumva basakuza, ntabwo ubukene bwabo ari ibw'ibiryo. nta hantu namwe Kibungo ushobora gusanga itaka ritera yabaho. Kibungo yose irira. Ibyo tuzabigarukaho ikindi gihe, ariko icyo nari nshatse kuvuga rimwe wenda nabanje ubwo bukene bajya kubugeramo, nabaga mu ishuri wenda ngataha rimwe ugasanga ko niwumva umuntu muri Kibungo ukubwira ngo bafashe imyumbati ya ngunda bakayitunganya bakayigira imyumbati y'imiribwa. Imyumbati ya ngunda ni ibiki? ubwo nirura ni iva mu bugari. Ntago wemerewe kuyiteka mu bishyimbo. Ariko ibyo narangije uwa 2 ngeze mu rugo nsanga muzehe ahita ambwira ngo rero ngiye gushakisha. yo Papa wakomeye gutyo atangira kujya kuba umufundi mu kazi ke kwambira, hakoze bakajya bamwambura. yo Ariko ikigeragezo twe twari turimo nitwe twageragezwaga, ariko papa yari afitanye bifu ye n'Imana. Mwe mutazi. Kuko mwebwe wenda muzi Imana mu buryo bumwe, njye nyizi muri positif na negatif. Ibyo bavuga ngo irica ikanakiza, ndayizi irakiranuka, nibyo ariko ntikijijwe. Ukijijwe Yesu ni nawe ubatije. Ngo Imana yakiranuka ariko ntikijijwe, ibyo se byo wenda ibyo byo bizabibindi. Irakiranuka mu kwera kwayo, n'utabiza bimenye Imana yacu irakiranuka. haleluya. Ariko ntikijijwe. Ukijijwe bari ni bafitanye Yesu. befurata. Ukijijwe ni Yesu, ni nawe ubatijwe, murabizi Imana niwe wamubatije. ariko Imana ntikijijwe. Okay, bakunzi bacu karakagaruka. Wenda nasoza mvuga ngo nifuriza abantu ko bakena bagakiranye, nukuri ariko ntibabanze gukira ngo bakene nyuma, kuko ni ikindi gikomeye. Izina ry'Uwiteka riraducungura. Ariko bizongera bigahinduka iyo hari amasezerano, ukaba hari uburyo usanga Imana ukayibwira ngo ariko nk'ubu ndacyari mu masezerano ya papa umbyara. Kweli? Yongeye kugaruka itangira kugira iby'iki duha amasezerano.
undi umwe mu bantu bazakira banakize batangiye no gukira banakize bigaragara agenda yicaye okay Imana ibamugisha batumirwa bacu uyu munsi engereye na umuyobozi wa gahunda hanyuma mwe mwarabashumbane nakiri ni nabakiriye none kubera ko ndi umuyobozi wa gahunda mwakoze cyane Imana ibamugisha hari abantu baba dukurikiye none hadisi barafashishwe reka tubakomere mu mashyi no kuri kubona kakano ntago mwabivuga herutse ubundi rwose ngombaye ko tujya mu cyumba cy'amasengesho ariko ibyo bintu nabyo mujye gusenga no kuko kuko hari Imana ikintu kigenda kibura mu ikoraniro dushaka igihe rwose cyo gusenga Imana yaza kuvuga kigatwikira inzu y'Imana ntiwumva se okay yari kuzo Emi kuri mikoro ndetse na kamera nkabona hari umutekinisiye bita Rukundo Emi hanyuma abakozi Imana twari kumwe mwese mwakoze dushimire timu yose muri iki gikorwa kugira ngo turebe ko kandi n'abadukurikira umunsi ku wundi nabo komeza kugira ibihe byiza no gufashwa mwakoze cyane niba utarakora subscribe bikore aho mu mabara y'umutuku hasi hanyuma urabona inzogera ku ruhande uyikande hanyuma uze kubaza ikibazo hasi Jado umubaze biriya bintu byose asa nawe yaciye ku ruhande abigusobanurire cyangwa se nabwo azagaruka yabitwemereye hanyuma kandi nanone wibuke gusangiza cyangwa se gutanga ituro muri iri torero muri iyi church ya Mama Charlene official mushumba rwose turagushigikiye tuzajya dukora share mwakoze cyane naho ubutaha